Nshuti bakunzi bacu kandi nanone amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nanone tugiye kongera tuganire ku mumaro w'ubuki. Ubuki abenshi bazi ni ingenzi cyane kandi burakungahaye, burakingira ku mubiri wacu, ni bwiza cyane. Ubuki bwakoreshejwe uhereye kera. Abadage bo babukoreshaga kuva kera mu kuvura ibisebe no kuribwa ndetse n'ibindi bijyanye no kubora k'uruhu. Mu kuvura ibisebe rwose wari wo muti w'ibanze ndetse no kurinda ibintu kubora. Na n'ubu kandi benshi mu banyaburayi babandi b'abanyamisozi baracyabukoresha cyane, bamwe bakituriye mu misozi ya kure. Bukungahaye muri vitamine nyinshi n'imyunyungugu nyinshi cyane. Umunyu urimo ni nka potasiyumu, sodiyumu, fosifore, umuringa ndetse n'ubutare n'ibindi. Harimo amasukari anyuranye nka leviroze, za sakaroze n'ibindi. Kugera mu kinyejana cya 17 bwari ubuki, mbese ubuki nibwo bwonyine bwakoreshwaga ku bijyanye no kuryoshya ibintu. Ariko muri iyi minsi bwasimbuwe n'isukari yo mu bisheke ndetse n'andi masukari anyuranye nk'amasukari yo muri beterave n'ibindi. Ubwo buryo rero bwo gusimbuza ibiribwa bizima ukabisimbuza ibipfuye byabaye imwe mu ntandaro itera indwara zijyanye n'iterambere. Izi ngizi tubona za diyabete, imitsi, amakanseri n'ibindi. Ni ugufata ibintu bizima ukabisimbuza ibipfuye. Ntabwo bivuze ngo isukari iva mu bisheke ubwo iva mu bisheke bw'igisheke ni kibi. Nta nubwo bivuze ngo isukari iva mu bindi, oya. Ahubwo uko gushakisha isukari muri byo, inzira bicamo biragira bigatera ibindi bibazo. Ubwo turi kuvuga isukari mvaruganda, iyi ngiyi iba mu mifuka yo mu mashopu anyuranye, mu mabutike. Ntabwo ari nziza, atari uko ibisheke ari bibi, ahubwo ari uko inzira byanyuzemo ngo itunganywe hanyuma haboneke kariya ka sakaroze, nicyo giteje impungenge. Naho ubundi igisheke ni cyiza cyane. N'urwaye diyabete niyo sukari yagakwiye kwikoreshereza iba mu buki. Bivuze ngo ubuki rwose ni bwiza cyane kuko bunogerezwa neza ntibwangize. Ubuki ni ingenzi ku barwaye umwijima kuko isukari yitwa leviroze isebwa cyane kandi neza inshuro 10 ugereranyije n'isukari isanzwe yo mu ruganda, bikaruhura rero umwijima. Gusanga mu nyumve neza, ntago mvuze ngo umurwayi wa diyabete buke ajya kugura ubuki. Cyambere buterwa n'ubuki bwaribwo. Ubuki bwiza butanyujwe mu ruganda nibwo bwiza. Icya kabiri, niba diyabete yaramurenze ntabwo agomba kubukoresha, ku rwego rw'uko ashobora gushyira akantu mu mubiri nubwo kaba karyoshye gakeya agahita agira ingorane. Niba bigezaho ntabwo akwiye gukoresha ubu buki. Rero ubuki bushobora gukoreshwa mu kuvura izindi ndwara. Harimo abantu batabizi ariko ni ngombwa kubimenya. Bukoreshwa mu kuvura indwara zinyuranye nk'impyiko, umutima, guta umutwe, umunaniro wo mu bwonko ukabije. Bukoreshwa kandi mu gukonjesha umubiri
iyo buvanzwe n'amata yatetswe agishyushye ari akazuyazi. kandi iyo umubiri nanone wakonje bukoreshwa mu kuwushyushya. ibyo byongerera ubwonko imbaraga rero. ubuki bwunganira umurimo wo kugogora ibiryo, digestion, mbese bituma imyanya inoze ibyo kurya ikora neza, kandi bukiza by'umwihariko indwara yo kubura ibitotsi, cyane cyane ku bakirutse indwara vuba. ubuki ni ingenzi cyane kugira ngo bubagarurire intege byihutirwa. ku bashaka kuvura indwara yo kubura ibitotsi ariko bakoresheje ubuki, azafata inshyushyu ayiteke, namara kuyiteka imaze kuba akazuyaze ashyiremo ubuki agiye kuryama, bizamufasha, bizagarura ubwonko imbaraga, hanyuma asinzire neza, umubiri wose uzaruhuka neza. ndetse ashatse iyo nshyushyu yayitekana na tungurusumu mu gihe yaba adatwite cyangwa atari mu mihango y'abakobwa cyangwa atari kuva amaraso muri rusange, ko tungurusumu aho hatatu mvuze irabujijwe. hanyuma bizamufasha rero, azabona ibitotsi neza. nuko ubuki rero ku batari babufite cyangwa ku babusimbuje ibindi, ni ngombwa kubushaka, ahubwo bukaba ubw'ibanze mu rugo. ntabwo ari byiza kugura ibindi bintu bidafite umumaro ngo nitugera ku bifite umumaro bitunanire. ni byiza kumenya n'ibyiza tukabikoresha, hanyuma ibibi tukabyanga, bitewe n'uko umubiri wacu niko uteye, wanga ibibi ugakunda ibyiza. reka tujye ku kagingo ka kabiri. dore amabanga 7 y'isengesho ryuzuye kandi ritabura gusubizwa. mbese ujya wumva ushaka gusenga? ujya wumva ushaka kuba umunyamasengesho? ujya wumva ushaka kubana n'Imana neza kandi buri munsi? nibyo birakwiye kandi biratunganye. nta wundi twashaka usibye Uwiteka. hariho amafaranga menshi ku isi, ariko naraperereje, ntawe uzabigenzure. ntabwo abayafite aribo bafite amahoro mu mutima. oya, icyo bafite gishobora kuba umutekano, sibye ko nawo utizewe. umutekano ni iki? amahoro ni iki? amahoro aba mu mutima gusa, umutekano uba inyuma. ni igihe igihugu kirinzwe, abajepe bari inyuma, abasekirite ku gipangu, imbwa zimoka, nta mujura wagutera. uwo ni umutekano. naho amahoro yo abitse mu mutima, aho umuntu aryama agasinzira ntacyo apfa na mugenzi we, ibintu byose abibona nk'aho bizashira, kandi yakunguka akumva ko ari ibisanzwe, yanahomba nabyo akumva ko ari ibisanzwe. uwo muntu afite amahoro mu bwenge, aratekanye muri makeya. rero amabanga 7 y'isengesho ryuzuye kandi ritabura gusubizwa n'aya: senga wicishije bugufi nk'umwana uvugana na se. icya kabiri, usenga agomba kuba yumvira Imana, amategeko yayo. icya gatatu, senga ukurikije uko Imana yavuze abantu bakwiye gusenga. icya kane, senga ntudohoke kandi ntuve imbere y'Imana udasubijwe. icya gatanu, banza ushake ubwumvikane mu muryango, kuko nusenga umuryango wawe mutumvikana, isengesho yawe azaba nta kigenda. banza ushake ubwumvikane n'umuryango. icya gatandatu, izera ineza y'Imana n'ubudahemuka bwayo. icya karindwi,
tegereza ubutadohoka. Icyitonderwa, hirya yo kumera utyo hari icyo ugomba kwitaho. Isengesho ryose rikurikirwa n'ibi: ushobora gutegereza igisubizo cy'Imana, bitewe n'uko ntabwo Imana ari mugenzi wacu. Hari igihe icyo dusabye ari icyatwangiza. Gutegereza rero nibyo by'ibanze, kuko Imana ishobora gutanga ibisubizo bitatu: yego, oya na tegereza. Ushobora gusaba imodoka kandi ibona ko ari izakwica, ikavuga ngo oya, ahubwo ikakwihera igare. Yego, oya, tegereza. Ntukigere winuba cyangwa ngo utsindagire ibyo ushaka gusaba, mbese hazemo igisa n'agahato, dore ko amadini y'ubu nayo ameze nabi. Umuntu agahata Imana nk'aho bavukana, agayihata nk'aho yakavuze ati bikore none ahangaha. Bikore none ahangaha, ntabwo Imana mungana. Reka, ishobora kuba yavuze ngo oya, ishobora kuba yavuze ngo tegereza, ishobora kuba yavuze ngo yego. Wivuga ngo bikore none ahangaha. Bikore none ahangaha ntabwo ari byo. Icyo ni ikimenyetso cy'idini y'ikinyoma itegeka Imana, kandi Imana ntitegekwa, ahubwo ni umutegetsi wa byose. Imana itugire neza mu izina rya Yesu.